ku buryo Titi agize ajya akakubwira ati mvira mu buzima akumva ntaribi shani mugashuka abandi bana ngo mugomba kuba ibintu namwe mutabasha ngwiki mugashuka abandi bana ngo bakora ibintu namwe mutabasha ati buvemo simba ushaka mu buzima ego ko bacu na sogokuru yaragiye ndacyariho Yesu Kristo none se akoze inene bundi nkubaze Suziko na rukundo mukigira hoye turarugira ariko umuntu niba akubwiye ngo mvira mu buzima singukeneye n'undi munsi mwereka impamvu zo kuhaguma wigenda uwo muntu nane sutekereza ko igihe cyose umumaze mu buzima bwiwe utaramweretse impamvu ugomba kuhaguma akiza impamvu niba zitesheje agaciro akakubwira ngo nyuma y'impamvu zose wamaye zo kuguma mu buzima bwanjye nsanze nta gaciro zifite mvira mu buzima ugakomeza ugahatiriza umuntu utagushaka mu buzima bwe iteka ryose ibintu azakora bizakubabaza kuburyo wareka umuntu ukunda gutyo aya kakano mukike ko kwizirikana none se tuvuga Hussein niba umubwiye ngo Hussein ngewe singushaka mu buzima bwanjye sinshaka uzongera gufata kamera ngo ukore ibi bintu mvira mu buzima ugende ageze yirwa yicaye hano ngo wenda akore ntuzamuhembe ngo ibiki aho kugira ngo ajye gushaka kandi kazi cyane ko ngenda azabe huteze cyane ko atari nanjye umuhemba ariko twavuga ku by'urukundo ubu koko uziko ari ibyo nta muntu wazuba ku rugo ubwo umugore wajya bamubwira ngo genda akahita agenda asirajya ako urumva ari ugupfa kuvuga ngo ari umugore ucyahukana urumva ari ugupfa kuvuga ngo genda ese ndakwiye ko umuntu yahukana bamubwiye ngo mvira hano niwe urambirwa kwijyana niwe ubona ibintu nyine bimurenze akavuga ngo reka mbe ngiye kuruhura mu mutwe yego akajya kuruhura mu mutwe akazagaruka reka rero mbigusabe bitaraba tubabarire nyampo utubabarire uzatandukane na Titi wowe nandukana nawe muzagumane none si inshuti ziratandukana ibyo birabareba mwakitwa aba best nakosori mwakitwa inshuti mwakitwa ibiki muzabe muri kumwe muzagumane ku gipfunsi mbirimbi shayire nyine binabaye nyine ubwo bushuti bwacu bukarangira oya shani muzareka nibizarangira ubwo nyine nabwo bizaba byarangiye oya ntabwo gira reko nabwo mu gihe uri inshuti n'umuntu w'inshuti nawe utume yishima atume wishima mukre memory hagati yanyu kubera ko ntago muzi ejo uko bizagenda sinya nk'ubibaye koko titaka gutera inda waba ni best waneye antera inda se byagenze gute andi so bayisamira we nuwaje nese ba best bararyamana hanicarana ubuze ko twicaranye waneri aka nago twicaranye nicaye ku ntebe yanjye icyo uri kuvuga ni kwicara ku ntebe imwe wimbeshye cyane ko maze iminsi mano tuvida umwicayeho kereka ubwo ari umwuka wera kujya unamwicaraho kavido ko ngafite hano oya ntago mbihakanye rero akayigutera umwicayeho byagenze ute kandi waba umwicayeho nyine ubu koko ari ibintu munyamugira ukuntu musobanura ubwo wabwira abafana bawe ngo best yaneye inda none se ngewe mbagomba ibisobanuro ko wamugane kumaze n'igihe ubabeshya mbabeshya iki mbabeshya ngo ni best wawe kandi ngo mufite oya ni best wanjye ubwo aramutse nibyuwa ngo n'isundi nicaye kuri best yanenda ubwo nyine nabyigumanira ngewe nyine ko nanabimenye buriya ibiki bari kwisuganya yisuganya mu biki ngo kurongore azemani wagiye uramwana ngo uramuvunye bari kuvuga ata kugira ngo ubukwe bugende nabi akwari ibishoboka byose ubukwe bwanjye nande bwawe na Titi ako disi muraberanye bwa bari na bwiza murakoze nyuma y'ubukwe bwa Kiramani nagiyemo nishimye na nyuma y'ubukwe bwundi agimirwa mu bukara bwa Muyango nabwo nagiyemo basaga neza cyane nabo namwe rwose yego simwe inzoga ariko bajya bagira ngo nasenze ko nabyinara koko se agasirimba muzakibuke koko se ntimuzakine jugumira gusa n'ababyina agasinima muzatwibuke nyamuneka igo pe
nizere ko ubusabe bwanjye bwakiriye. Bisaba Imana. Mana se ni DJ? Oya, erega ubwo bukwe butabaye nago DJ yazi. Aho kuba mwifuriza ibintu byiza kucyo utavuga ngo amen. Amen. Kuraka yese kuzanye ihangana kandi. Ubundi nimba hari ikintu nishimira buriya Imana yifatanyirije. Nawe basha kugitandukanya. Karaka yo bavuga yose. Uraturebye usanga icyo nzi cyo ntabwo ngo buri muri uyu mwaka. Ntabwo buri muri uyu mwaka icyo nzi cyo. Ese akosi bundi mwaka warangira bura amezi 2. Ubwo bukwe muri kuvuga banyene by'ubwo ko numva titi mu mutwe ko nzi ko ntabwo ari gupanga. Biri seriye. Ko shiriwe baratanga. Wararusenye nyine ni twabimenye ko watubwiye mu gihugu. Nararusenye se nyenguma n'uwanjye. Urakina. Nge se ko mufite. Ako wawe ye. O mukunzi ufite wisha nk'itabi nuwaye. Twe tuvugisha ukuri. Nagakunda social media. N'urumogi. Nagakunda social media. None se ni gorirosi. Muri screen abamotite. Muri chat abamotite. Screen yanjye bamotite. Muri chat yawe tana tubirebe. Hana cyo koza mwarimu mama hanze ni tete. Oya reka mbikwereke. Nireka. Ese kuri guhindura ntabwo ndi kubihindura. Nese urabona hano arimo. Nari mbizi ko mwarimu mama. Muri chat reba n'ahandi. Aho ngaho ni uretse jya muri chat za WhatsApp. None kugira ngo umenye kuri sensitive. Ibintu byawe nyine reba hano kuri WhatsApp. Uri kubona monde? Ese bamukuyemo. Ako gaseka neza ko. Wigeze ujya muri chat zanjye? Kabicwa bavuga amagambo akomeye mu kanya. Kabicwa bavuga amagambo akomeye. Ngo umuntu nagira gutya ngo uzashukunya ngo nabone byose niki. Oya, ntago mvuze kujugunya icyo kinyarwanda ukoresheje kirakomeye. Sori ninjye byishe. Umva rega ntago mvuze iyo umuntu kugira ngo ujugunye umuntu ukubona nyine ari ikintu. Nguzu nyine ngura mwihora. Oya njye navuze ko umuntu iyo agwatirije ku buzima kuva mu buzima bwiwe ukahaguma urababara. Kuko uzi kugira ngo umuntu agusabe kugirira kuri leva gusaba ngo mvira mu buzima. Irene aba yaguhaze abakubona nk'icyo utazi abakubona nyine se nk'iki. Kugira mirwari ndende mu rugo. Mirwari ndende. Umbabarira umbwire iyo uri kwireba muri la mirwari ndende yiwawe mu rugo. Umaze kwambara neza ugiye gusohoka ngo ugende. Nya nako nyambo we. Tagira ngo abagira ngo mvuze nyashe. Nya uriya muri mirwari ukireba ugaseka ugafata ga snap cyangwa se none agafata ukabona ko ari umuhungu wabasha kuguhaga kumaga gise ndi ibiryo kucyo uvuze ngo iyo yaguhaze bivuze ko ibintu byo guhagwa bifite experience. Iyo mvuze guhaga ntago mvuze ibimvuze nyine kuba umuntu agukuye mu buzima kaka kanya uramutse ukuye Hussein mu buzima bwawe nuko wamuhaze wamurambiwe. Iki cyaba cyeje kumaramo iki ngiki yishira mu buzima. Akareka koko ngo nawe ungejeje usebaze ko utari mu buzima bwa Irene cyabo cyo maramiki ndabura kugira amakana nkawe nkagira miki kinaga koko uzo ubuzima arimo kunagiye bwangiza nubwo bwarangiye.